gahunda niyo ngiyo mani nutitonda muri aba bantu b'abagabo bangana gutya ufata icyemezo ukuntu ugize musaza wawe gahore ukuntu ugize umwana kandi ibintu ukoze mani izo nanjye urashaka kunyura amasitantanya mu mitungo oya yanyubashye kandi ibyo ntabwo ndishimye muri kigaswe kandi nyuyifite niba naje kuganira nawe ibyabananiwe reba aba homeless yese ko abatanze base bagashaka kumfura intoki bazifunira aba bana babarire noneho rero saa ntabwo urwego afite shitani ashajya mu ifoto wowe mwihoreye ninjye kuzanye twizaniye kuri aka gasima turahamusanze kandi n'ubundi iyo bitagenda gutya agasima n'akange murasangira noneho rero mani munyumve sibyo muraho neza hanyuma tugiye kuganira sibyo tugiye tuganira nitwa Mukankuranga Jacqueline mama Fabrice murasanzwe munzi ku macano menshi atandukanye mu buryo bwinshi bw'ibiganiro muziko ndi umuntu wavuye ku mihanda mu Kiderenga aha rero ndi nayo hamwe mu hantu nahoze nkorera bita muri Dobandi ndi kumwe n'abapampe hitwa ngwiki bayita mu gihe cyanjye bahoze bayita muri Dobandi mu gihe cyanjye muri bibiri murambabarira nyine munyumve cyane nyine munyumve basigaye bayita ngwiki ubu ngubu uyu munsi wa none urahasebeje pe kandi kuba uhasebeje cyane ntabwo ari byiza hano bayita muri Tetero mu Niganda noneho akantu k'umwihariko twebwe tuba dufite utuntu tw'utumanyeri n'utugarishi rero wivuga Dobandi hano n'abajura bawe murakoze cyane nk'uko iwacu mu Kiderenga hitwaga mu Kiderenga uyu munsi hitwa mu Cyubahiro naho hahinduriwe izina nk'uko umwe mu bapampa bitubwiye ntabwo hakitwa muri Dobandi hanyuma turi kumwe n'abantu b'abapampe bo kuri aka gasima nk'uko natwe twabaga ku gasima Nyabugogo nahoze ndi presidente w'indaya hano muri bibiri nari nyoboye indaya nyinshi harimo izagiye zipfa tukazishinguza njyewe navuye muri 2008 nibwo nakiriye Yesu kandi maze kuva mu buraya nafashe icyemezo cyo kuva cyo kugira abandi bavamo ku bwanjye twanywaga za kanyanga murumva ko ijwi ryabaye ni ingaruka z'umwotsi hanyuma maze kubona ko gukira umwotsi bishoboka maze kubona ko kuva mu buraya bishoboka niko gutera intambwe nza ku gasima ahantu hari abapampe ndabakunda cyane muri iki gihugu babita amaji n'amaniga ngo bafite n'utubari n'umutuki n'utumanuweri hanyuma rero ahangaha naje kugira umugisha wo kuhahurira n'abapampe batandukanye turi mu gihe cyo kunamira Pasteur Theogene niyo shuti wari umukuru w'abapampe niwe pastor niwe wari uhagarariye abapampe mu gihugu mu guhinduka kandi yakoze umurimo ukomeye mu gihe cye kuko yagiye asanga abapampe batandukanye ku mihanda ubu uyu munsi wa none nimugoroba twari turi mu kiriyo afite abapampe 20 mu rugo rwa rera n'abana yakuye ku mihanda nanjye rero nka mushiki we wavuye ku mihanda nk'uko twafatanyaga umurimo wo kuganiriza abo bantu babaga ku mihanda twafatanyaga umurimo wo kugira ngo abo bantu baba ku mihanda bahinduke bavemo hanyuma rero nk'uko twakoraga dutyo na bugingo n'ubu nibyo turimo ni nayo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuza ahangaha aho twahoze bita muri Dobandi ariko hahinduriwe izina basigaye bahita ngo muri Dojanti hanyuma ndi kumwe n'abantu b'abapampe n'amabebi hano anyegereye hafi ahangaha twahoze turi amaji ariko twarakize none bapampe munyumve mbabaze muratekereza iki ku rupfu rwa Pasteur Theogene mbese urupfu rwa Pasteur Theogene rubasigiye iki nk'urubyiruko rw'igihugu muratekereza iki ku rupfu rwa Pasteur Theogene hanyuma tugiye kwakira umupampe umwe twahuranye ku gasima kuva mu gitondo atubwira icyo atekereza ku rupfu rwa Pasteur Theogene aratangira twibwira ku rupfu igihe banyitamanira horemi ariko urupfu rwa Pasteur Theogene rwumvishe no ku televiziyo yapfiriye Kabare yahuye n'impanuka ariko ni ukuri ko Imana iruruko ridashira nta kindi namwifuriza nta kindi hanyuma uru rupfu rwa Pasteur Theogene rugusigiye somo ki
ubu ngubu ni ukugarukira Imana nta kindi nagarukira. Umupampa umwe yaratubwiye ngo urupfu rwa Pasiteri Theogene rumusigiye kugarukira Imana, rumva afashe icyemezo ko adagoye kuzapfa aguye mu mihanda. Imvune nyinshi, hariho inzara, hariho guhondagurwa. Imvune zo mu mihanda turazizi kuko twahoze turi abapampe bagenzi banyu. Hanyuma kuri izi mvune zo mu mihanda iyo muzirimo mwumva mutekereza iki? Mbese mutekereza ko kubivamo bishoboka? Reka nakira undi mupampe hano ambwire ku mvune z'imihanda, kandi ari mu bantu nawe ndaje nguhe hano. Hari baby mu kanya ngiye guha, ari mu bantu bahuye n'izi mvune zimugaragaraho. Mani zirakugaragaraho niko. akira mikoro. Yego igihe cyo kuva mu mihanda. Ubitekerezaho iki kuva mu mihanda? Kubitekerezaho niko nyine bitubera isomo ribi. Icya mbere ni ukwizera Imana. Umupampe hano aragira ati icya mbere abona ni ukwizera Imana. Hari indi baby rero mugenzi wanjye aracyari mutoya, ni umukobwa mwiza, yambwiye ko ngo ituru igeze ku cyatanu. Ngiye mu gihe cyanjye ituru yari 5 muri 2, none ituru y'iki gihe igeze ku cyatanu, ibiciro byarahananutse ngo ni n'icyabiri n'igihumbi, ngo hari n'ipura yigeze kumbwiye ko bamuha n'ipura bakamwurira. Hanyuma kandi murabona ni umukobwa mwiza. Turagira ngo tukubaze, uratekereza iki kuri izi mvune z'icyatanu z'abakugurira ipura y'ibiryo ituru imwe? Uratekereza iki? Vuyemo ari wowe wahoze nitwa umujama hano kuri aka gasima nyoboye, mbese urumva bishoboka ko wabivamo? Gira icyo ubwira abanyarwanda bateze amatwi televiziyo ya Mama Fabrice TV. nje nitwa Tumukunde Ines. Amagambo umbajije ngiye kuyagusubiza. Yego. Ese ndi umumama w'abana 4. Wabyariye hano mu mihanda. Kubera iki wabaye marine? Iyo mu mihanda. Mu mihanda ngaba pampe ngo muri ruhurura ngibiki ubu ngubu ukaba uvugira ubutumwa Imana. Yego. Ase koko twabwirwa n'iki kuvugira ubutumwa Imana? Arambajije. Reka musubize. Arambajije kuri iyi mikoro. Reka musubize ari imbere y'abanyarwanda benshi nabo hanze bazakubakurikiye televiziyo ya Mama Fabrice TV. Iyi sabuna jugunye yayinsabye ambwira ngo ni umuti, arambye ngo muhesheje umugisha. Hanyuma ndagira ngo musubize. Yego, nabaye munsi y'ikiraro, nabaye mama w'abapampe kuri aka gasima nyoboye ndi presidente. Hanyuma urambaje ngo mbese nabibwirwa n'iki ko nakijijwe? Impamvu ya mbere igaragaza ko nakijijwe nuko mpamya ko nakijijwe. Ni njyewe ubwanjye witangira uhamya ko nakijijwe. Nababwiye ko njya gufata icyemezo cyo kuva muri ubu buzima. Umuntu umwe yaranganirije nsanze ku mihanda gutya, arambwira ngo nkuranga nitwaga nkuranga witwaga umujama. Arambwira ngo uri puberi abagabo bamenamo imyanda. Arambwira ngo mu bagabo bakurongora bose, ngo mu bagabo bakurongora bose nta n'umwe uzagaruka, nta n'umwe ugukunda. Maze kumenya ko ndi puberi y'abagabo, nafashe icyemezo negera umunaminote ya 2 nzanzunguza muri marato urudodo rwavuyemo ikote, urudodo ruvamo umukenyero, ubundi umudekorateri Nyarugenge. Nago rero kuba mbasanze kuri aka gasima ariko nabuze ibindi nkora, iduka rirakinze. Ariko ikintu gitumye mba manutse ngabasanga kuri aka gasima, ikintu cya mbere nje kubabwira ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima umuntu yabamo. Utabaye marine wabaho, sibyo abapampe? Birashoboka, hari ubundi buzima wabaho. Kandi narimfasha akanya, munyemerere muri aka kanya gatoya, dufata akanya gatoya twunamire pastor wacu Theogene. Tugiye gufata umuntu tumwibuke nk'umuntu wabanye natwe, akagirira umumaro isi, akagira umumaro abapampe, akaba afite n'abandi ari kumwe nabo mu nzu, by'umwihariko natwe abo yagiriye umumaro tukaba turi kumanuka ku gasima kubasanga. Murabizi ko turi gutegura uburyo bwo kuzamushyingura mu cyubahiro, turi gutegura uburyo bw'uko ejo tuzahura kuri Engine. Hanyuma kuri Engine tukambara imipira yanditseho Pasiteri Theogene cyangwa ishushanyijeho Pasiteri Theogene, tukamuherekeza. Naje gufata rero abapampe nkabangaye hano kuri aka gasima 5 kugira ngo mbongere ku Banyabugogo, nimva hano ndajya ahandi ku kandi gasima hose. Ndi gushaka abapampe bagenda bava ku dusima dutandukanye kugeza ku rugero baza guhura na Kwasteri. Hanyuma tujya gufata uyu munota twunamire Pasiteri Theogene. Murabinyemereye? Hanyuma reka tubikore.
umunota umwe wonyine twunamiye Pastor Theogene. Harabaho akanya ko gutuza, harabaho akanya ko gutuza. Mureke dutuze gatoya twunamire mukuyemo ingofero, twunamire Pastor Theogene. Yego, okay, nta kibazo. Reka twebwe ababyemera tubikore. Yego, reka tumwunamire dutuze gatoya nk'umunota umwe, twibuke umusaza w'abakoboyi. Urakoze cyane, reka dutuze. babangamira se nabaje sikabyaye nababiforomase byose Murakoze cyane. Yari umunota wo kunamira Pastor Theogene. Iki gikorwa twagikoze na Nyabugogo, nkomeje kutundi dusima twunamira Pastor Theogene wakoze umurimo ukomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi murabizi ko duherutse kuza kuri aka gasima hano, wenda kwibutse wari unahari tuza kubabwiriza ubutumwa. Yakoze kwa gatandatu nkura ku cyumweru ndi kumwe n'iniganye nawe yahoze ari imbo. Urakoze cyane, aramwibuka cyane. Hanyuma rero turagira ngo tubahendahende muri uko gutabaruka kwa Pastor Theogene bapampe bibasigira isomo ry'ubuzima, kandi turabahendahenda kugira ngo namwe muze muhagarare mu cyuho, sibyo? Ivuga butumwa Pastor Theogene yakoze muri mwebwe rigira umumaro muri mwe ndetse rizagere kure cyane. Murakoze cyane. Hanyuma ikintu nashakaga kubamenyesha, nashaka kubamenyesha ko Pastor Theogene we yatabarutse nk'intwari, kandi yakoze ibyo yagombaga gukora, kandi mu gihe cye yakoze ibyo yagombaga gukora. Namwe murwane no kugira ngo muzatabaruke neza. Uyu nawe ni umwe mu bapampe bahoze ari abapampe hano Nyabugogo. Murabona ko uyu munsi none yariyubatse arazunguza. Hanyuma tugiye gusoza abapampe, kandi nababwiye ko tugiye gushaka ahantu hari ibirayi tugasangira. Hanyuma muramfasha, hano hari ushaka kugira icyo amuvugaho, reka tumuhe umwanya agira icyo amuvugaho. Pastor Theogene ngenda mukunda, namukundaga, ariko Imana imuhe uruhuko rudashira. Aha, hano hari umugabo twahasanze aratwubaha, aratwumva kuri biyari. Twahabasanze bagenda badusanga kandi batwumva, kandi byabakoze ku mutima kuko twabibonye ko byabakoze ku mutima. Reka nawe tumuhe umwanya, hanyuma agira icyo avuga ku rupfu rwa Pastor Theogene n'isomo yabasigiye urubyiruko mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange. Murakoze. Banyita Mukeshimana Siriyake. Mu by'ukuri Pastor Theogene yari umwe mu bavuye mu bantu bo mu muhanda nk'uko n'abandi bawirukankamo kugeza uyu munsi. Hanyuma rero imbuto yabibye, yakoze umurimo w'Imana, afasha hirya no hino abatishoboye, kugeza uyu munota nubwo yahuye n'impanuka. Ni urwibutso rukomeye cyane, ni intambwe buri wese yakwiye kugenderaho agerageza guhinduka. Hanyuma rero guhinduka birashoboka, kandi umuntu abigizemo uruhare. Niyo mpamvu ku by'imirimo yakoze tunifuriza n'abandi bose bakiri mu muhanda kugira ngo bazagere ikirenge mu cye, icyakurikiraho Imana izamuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Arakoze cyane, murakoze cyane. Aravuze ngo Imana ihe Pastor iruhuko ridashira, kandi twese turabyunze. Hanyuma tugiye kuvuga kano kantu, tugiye kuvuga ngo Pastor Theogene ugira iruhuko ridashira. Twese tuvuge ngo Pastor Theogene ugira iruhuko ridashira. Murakoze cyane. Hanyuma mwese abazakurikira kino kiganiro cya Mama Fabrice TV, tubifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Kandi aba bahungu, aba bakobwa bacu baba ku mihanda bafite imvune, harimo baba bakeneye imyambaro, haba bakeneye ibyo kurya, haba barimo abantu bakeneye kuganirizwa no gusangwa kuri aka gasima. Duhendahindera umuntu wese ufite ubumuntu ajya basanga kuri aka gasima, baganire, baneza amatwi, bajya banega amatwi, kandi ibyifuzo byabo nuko hari abantu bajya bamanuka bakaza bakabasanga kuri ako gasima. Yego, ngo barashaka gusengerwa ahantu umurimo w'Imana urahari. Hanyuma rero turabahendahenze kugira ngo mwese mumanuke muze
tubasange kuri aka gasima. Murakoze, tugiye kugana ahantu tugiye gushaka ibirayi hanyuma dusangire. Murakoze cyane, ciao ciao.